Ndabasuhuje cyane mwese bakunzi baca no bumuntu 7 TV aho mugiye muri hose hatandukanye. Tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2021, muzagire guhirwa iterambere mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Dushimira by'umwihariko abantu mwamaze gukanda kuri subscribe, Imana ibaha umugisha. Twibutse nawe utaragira ukanda ko akanda kuri iryo bara ry'umutuku handitsemo ijambo subscribe, kugira ngo tukomeze tugirane inama, duhana ibitekerezo, inyunganizi, duharanira ubuzima bwiza muri rusange. Amazina y'uwo muri kumwe ni Malayika Kami Kevin. Mukanya turagaruka tuganira ku ihohoterwa ababyeyi b'abamama bakorera abana babo cyangwa abandi bana muri rusange. Ababyeyi b'abamama ni abantu b'agaciro cyane, ni abantu Imana yahaye umugisha ukomeye wo kwibaruka umuntu bakamushyira ku isi, bityo bifitemo ububasha ndetse n'ubushobozi biri hejuru byo gusigasira amahoro n'ibyishimo by'abo bibarutse. Mu Kinyarwanda bivuga neza ngo ni nawo mutima w'urugo. Biranyura, ni ibyo kubahwa, bitera ishema kubona umubyeyi uzi gukora inshingano ze zose nk'uko bigomba, ndetse akazirikana no kureberera abandi babyeyi bagenzi be, urangwa n'urukundo, urangwa n'urugwiro, utagendeye ngo uyu naramubyaye uyu sinamubyaye. Hari isi uri kugenda itakara, hari n'isi uri kugenda igaragara ku babyeyi bamwe na bamwe batakibuka kuzuza inshingano zabo nk'uko bigomba, batakibuka gutanga icyo basabwa kubo barera. Rero ntabwo ari ibintu biri kugenda bigaragara neza. Uratekereza niba uri umubyeyi ufite umugabo, mwarabanye, mubanye umukunze, mubanye umwishimiye, igihe kirageze umugabo wawe akubwiye ko afite umwana yabyaye hanze, agusabye ko amuzana mu rugo, aramuzanye. Mu kubikubwira hari ikindi kintu yakubonyemo, yakubonye nk'umuntu washobora kurera, yakubonye nk'umuntu wamubashisha kuba yazamura wa mwana neza, hari urundi rukundo yakubonyemo. Ariko wa mwana akazitwa umwana ari uko se ahari, yaba adahari akitwa umwanzi. Ugasanga uri kumutoteza, uramukubise, uramucunaguje, ukoze buri kimwe cyose mu buryo bumwe cyangwa ubundi uzi ko biri bumubabaze. Ntabwo ari byiza. Ese utekereza ko waba uri kwihimura, waba uri kuba wakwihorera, cyangwa waba ugira ngo ubabaze mama wahari runaka? Ashobora kuba ariho, ashobora no kuba atariho, ariko icyo we wakagombye kuba wakora, rebana n'inshingano zawe. Gerageza wereka wundi waguhaye icyizere ko ushoboye, umwiteho nk'uwawe. Erega wa mwana uri gucunaguza ashobora kuzakugirira akamaro mu gihe abawe bakurumbiye, mu gihe abawe bagutaye, akaba ariwe uzaguhembura mu gihe runaka utazi. Gerageza urangwe n'urukundo. Niba uzi ko wabikoraga, niba ubyumvise uzi ko ari ikintu cyakurangaga muri ibi, irebe, itekereze wamubereye umubyeyi, itekereze uri kumuganiriza ati mwana wanjye reka iki, kora iki nicyo cyiza. Hari isura gukeneyemo, akeneye ko umubera hahandi we uwo atabaye. Umugabo wawe akeneye ko umwana we abona ibyishimo, kuko akavuga mfite umugore w'akamaro. Kuba uri umubyeyi ngo wuzuze inshingano zawe, ntabwo uri umubyeyi ngo w'umurimbo, ntabwo uri umubyeyi ngo umugabo akumva wowe ntabwo utamwumva. Niba umukunze, mukundane n'ibye akuzaniye. Uwo mwana ni uw'akamaro, uwo mwana ni uw'agaciro mu gihe runaka utazi. Niba uzi ko ari ikintu cyakurangaga cyane, gerageza utuze. Wamusaba imbabazi yaziguha, wamucira bugufi yakumva, yakwishima, yamwenyura, umutima we wakuzura amahoro. Kuko ndemeza neza nawe umukorera ibyo, bibwira ko ufite amahoro, uri kunezerwa, ariko arahugera ukumva ntutekanye. No kwa kumubona ukarakara, ni umwuka utari mwiza, ni umwuka mubi, ni ikintu gikwiye gucika. Gerageza ushaka uburyo wakwiyuzuza na wa mwana. Ni uw'akamaro, ni uw'agaciro kuba ari iruhande rwawe. Wabikora kandi wabishobora, kandi uri umunyembaraga. Rero uko hari n'ikindi kintu cyo kugenda kigaragara kitari cyiza, uko umubyeyi yagakwiye kurushaho kwiyumvika umubano mwiza, ahubwo ari kugenda awurandura. Niba uri umubyeyi w'umumama,
ukabona umwana w'umuhungu ukifuza kuba waryamana nawe, umwana ungana n'umwana wawe, umwana wagashyingiye umukobwa wawe, umwana wakwicaye ukagira inama, ukumva umufitiye irari, ugashaka kumwereka bya bindi adafitiye ubushobozi, kubimuha ko byose ubishoboye kugira ngo umwiyegereze. Ese urumva turi kujya hehe? Ese urumva abo bana turi kurera turi kuberekeza? Ese wibwira ko uwo mwana azakubaha? Bigutera isoni ukamujyana ahantu runaka ngo ariho mujya guhurira, wahagera bakubaza ati se uyu mwana uje kwishyura ngo meye muri kumwangaha ni muntu ki? Ni umwana wanjye, ni umwana mbere nyina wabo, nawe biguteye ipfunwe. Ese kuki utavugisha ukuri niba wumva ari ibyo kubaho? Uzirikane neza ko uwo mwuka uri gushaka kurema no mu bawe ntawe uzi uri kubareba gutyo w'imico mibi nk'iyo yawe. Kandi wenda mu gihe wabaga uwo mwana uri gushuguko umwicaje ukamugira inama hamwe n'abana bawe yakumva, ndetse yabasha kurinda bagenzi be bagwa muri ibyo. Ariko niba ahuye nawe ukamwica mu mutwe ukamubwira ko icyo gishoboye icyo kimukorera, agahura na mugenzi we ati wiki wagikuye he, akamubwira aho yabivanye, n'undi azagira ishyaka ryo gushaka bya bintu runaka, wenda azaganira n'umwana wawe nawe amwagiserere gushaka abandi bantu runaka. Ni umuco mubi, ni umuco ugayitse ku mubyeyi w'umumama. Niba bavuze ko ababyeyi ba mama ari umutima w'urugo, mbega ababyeyi ba mama muri rusange ku isi ni umutima w'isi. Ese wibwira ko umutima uhagaze ari iki cyakora? Rero ushobora kuba hari byinshi uwo mutima ugiye kwica, ugiye guhagarika mu rugo rwawe, ugiye guhagarika mu nshuti n'abaturanyi, ugiye gutuma babaho nabi bahangayikishijwe n'abana babo, kubona ibyo bazana mu buzima bwa buri munsi iwabo badafitiye ubushobozi bakabona barabitunze, nta hantu hagaragara babikura. Uri umubyeyi ukwiye kureba ugasubiza amaso inyuma, igaye. Ese we nta gahinda bigutera? Niba ugeze ahantu runaka wumva ko uticira urubanza, menya ko ugeze kure, bityo wagarukiraho. Washaka abantu muganira bakakugira inama. Ushobora kuba umubiri wawe hafite ukundi kuntu uteye warakunaniye, shaka abantu bakugira inama zirahari zagufasha. Twige kuba twafatikanya, twige kuba twarema ubumuntu nyakuri, yaba mu Rwanda rwacu ndetse n'ahandi hose muri rusange. Byakunda kandi byashoboka. Uri uw'agaciro kandi wabera ab'agaciro abo muri kumwe, wabera ab'umugisha ndetse wabera bishema abakugaragiye. Ni byiza cyane rero kwita ku bana bawe ariko wita no ku bandi. Gerageza wisuzume aho uzi neza ko uri kugenda nabi. Ni ihohoterwa ryinshi rigiye ritandukanye ubu ushobora gukorera umwana wawe cyangwa abana b'abandi, ariko biba byiza kwikosora ukaba umunyamugisha, kuko wa mwana wereye imbuto azavamo umubyeyi mwiza ejo cyangwa ejo. Bakunzi b'Ubumuntu 7 TV tugiye kuganira. Manuka hepfo gato muri comment, gira inama uha aba bahohotera ndetse n'abahohoterwa. Ese wowe n'iki wumva twakora kugira ngo ibi bintu bicike, byibagirane, ku buryo wazamuka rwa rukundo rwa kibyeyi nyakuri ku bana n'ababyeyi, ndetse buri umwe wese akamenya inshingano ze nuko agomba kuzitanga. Uzirikana neza gusharinga, kuko hari uwo ushobora gufasha, yaba ubirimo cyangwa uri hafi kubyinjiramo. Hari uwo bishobora kumukura, hari n'aho bishobora kumugeza. Hari icyo wumva twazaganiraho ubutaha, nacyo watandika muri comment. Turahari kukumva, turi hano ngo tugirane inama, duhane ibitekerezo, inyunganizi, tuzamurane. Uzirikana neza ko ibitekerezo byawe ni ingenzi kandi ni iby'agaciro. Ndabashimiye mwese twabanye, Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao. Ushobora kuba nta kintu gifatika wamuha, amafaranga se, ibintu runaka byaza kwifuza kwe, ariko umubwira ijambo rizima, mubwire ko
ari umutoni mubwire ko akunzwe, mubwire ko ibintu byose bikwiye kugenda neza, muhumurize, mube hafi, ahantu hose waba uri ushobora kuba w'ingirakamaro, twikunda, wicira urubanza mugenzi wawe. Niba hari inseko wasetse, ifuza ko hari uwamwenyura, ejo nawe azakubita igitwenge. Mutoze, niba wasetse ugakubita igitwenge, basi mutoze kumwenyura, ejo nawe azakubita igitwenge, azabona ko ibyishimo. Imana imbere, gukora, kwizera. Hari ibintu uvuga ati uyu mwaka umuntu nzamukubita. Burakeye burije, nta kanya tugiriye Imana tudasenze. Uyu mwaka bityo nasenga isengesho ryanjye rikazamuka, yego ryazamuka cyane rwose, ko Imana ari umutoni, mubwire ko akunzwe, mubwire ko ibintu byose bikwiye kugenda neza, muhumurize, wicira urubanza mugenzi wawe. Niba ubona ari ikibazo, abantu bakugiriye nabi, abantu bakuvuze nabi, abantu bakugambaniye, ubuzima bwawe buzakubera bwiza kandi uzumva utekanye muri wowe. Ntabwo ibyo dukwiye gukora ari ibyacu gusa, cyangwa twe kwishima kubera twewe, kurushaho kumutaramira, kurushaho kumva ko umwanya urimo nawe. Mwaka tugerageze twimike Imana muri twebwe, mutoze, niba wasetse ugakubita igitwenge, basi mutoze kumwenyura, ejo nawe azakubita igitwenge. Imana imbere, gukora, kwizera, gusubiza. Hari ibintu uvuga ati uyu mwaka umuntu nzamukubita. Yambi. Umeze muteye cyane, ni Malayika Kami Kevin, mbahaye ikaze kuri channel yacu, my people, my family, friends, karibu cyane. Muntu mushyashya, ikaze. Mbere na mbere turagusaba ukande subscribe, I beg you. Nawe umuntu wacu usanzwe ucunge neza ko akanze kuri subscribe, ukandeho nuko uraba uduhaye inkunga ikomeye cyane. Urakoze cyane kwita ikanda. Imana iguhe umugisha, ndayibonye ukuntu isi kanda gutya, ni ukuri urakoze cyane. Mbahaye ikaze cyane rero nshuti zanjye, murambakumbura buri segonda. Ese uyu mwaka mwinjiyemo gute? Murabona ibintu ari amahoro? Niyo mpamvu nje tuganire ku bigendanye n'uyu mwaka twinjiyemo, turebe ukuntu mumeze mutese muri gahunda zanyu mu kazi. Murabona mubitangiranye ingufu nyinshi, murabona aho muri gutera inshundura biri gukunda. Umuntu utameze neza uri kuvuga ati Malayika we njyewe ntiwapipi, bimeze nabi, humura, ejo inyenyeri yawe izaka, ejo hawe hazarabagirana. Wikangwa n'ibiguca intege, wikangwa n'ibikubwira ko utazagerayo, uzagerayo. Humura, waba ubabaye, waba urwaye gute, igishoro cyawe byose ni ubuzima, gahunda zawe zose zigomba kugenda neza. Humura, komera, shikama, urakunzwe, uri agaciro kuri twebwe. Umva ko ibintu byose ari amahoro, Uwiteka akushimire cyane. Mbahaye ikaze cyane. None rero uyu mwaka nshuti zanjye, ndifuza ko tuganiraho ubigenda mu mwaka utambutse. Hari ibintu byinshi twifuza kugeraho, wenda bitagezweho neza, cyangwa twabigezeho ariko ntibibe ijana ku ijana nabwo. Uyu mwaka se turabona gute? Ese muri rusange nk'inshuti zacu, ni ibiki twakora, ni ibiki twakongeramo muri gahunda zacu? Nshuti zanjye rero, uriya mwaka ndizera hari isomo ryinshi ryadusigiye. Icya mbere ni amashimwe kuba tugihumeka, Imana ibishimirwe mbere na mbere. Imana niyo mpamvu rero nshaka kubasaba ikintu kimwe. Niba nshuti zanjye muri gahunda zawe z'uriya mwaka twarabyukaga tugahita tugenda gahunda zacu, tukabona uko umunsi burakeye burije, nta kanya tugiriye Imana tudasenze, uyu mwaka bihinduke. Ni ukuri Imana iragukunda. Hari abantu benshi nyine numva ngo wapi, mbese nasenga isengesho ryanjye rikazamuka, yego ryazamuka cyane rwose, ko Imana iragukunda, irashaka kureka ibyo urimo ukayiha umwanya, ibindi byose bikagenda neza. Menya kwibutsa Imana mu gitondo, uyisabe imbabazi, ugati Imana nyibuka, nkoretse gahunda zanjye zose. Imana ikeneye ko
irako wowe nuyikingurira iragukomanze, nuyikingurira ati Imana naje uri kumva, Imana irakumva. Bereke gahunda zawe z'umunsi, uyisabe imbabazi, uyishimire kuba ikikurinze. Ni ukuri Uwiteka Imana azakumva, ni ukuri Imana izamanukira kugutabara, Imana izakurinda, Imana izaguhumuriza, Imana izakuba hafi. Ntukajye uhita ubyuka nk'aho twigenga. Idini waba urimo ryose, ikizima ni uko dusenga Imana imwe. Imana izakuzirikana muri gahunda zose nk'uko ikuzirikana wayibisabye utayibisabye, ariko icya mbere iba ikeneye umutima umenetse, ibintu byo birushaho kugenda neza noneho byikubye. Ndakwinginze ujye uzirikana icyo kintu, cyangwa se ukaba utaragize umwanya mu mwaka ushize wo kubona n'inshuti zawe, wo kugira abantu runaka ufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Buriya ntazagire umuntu uzakubeshya ubuzima bwose ubayemo ufite icyo wafasha mugenzi wawe. Ushobora kuba ati se Marayi ibyo nibyo bivugira, namufasha iki? Nta kintu mfite. Ntabwo abantu twese hari icyo tuba dufite, ariko icyo ufite se cyo urakizi ngo ubashe kugitanga. Menye umuturanyi wawe ameze ate, menye inshuti zawe bimeze bite. Niba hari umuntu ubabaye umusure, umufashe. Ushobora kutabona akanya bitewe n'akazi ukora, uva mu gihugu kimwe ujya mu kindi, uva mu ntara imwe ujya mu yindi, ariko gerageza ufate akanya gato cyane ushaka uko wavugisha uwo muntu, cyangwa ahantu wagiye gukora runaka uri kubona umuntu ukeneye ubufasha runaka, mufashe, mube hafi. Ushobora kuba nta kintu gifatika wamuha, amafaranga se, ibintu runaka bihaza kwifuza kwe, ariko mubwire ijambo rizima, mubwire ko ari umutoni, mubwire ko akunzwe, mubwire ko ibintu byose bikwiye kugenda neza, muhumurize, mube hafi. Ahantu hose waba uri ushobora kuba w'ingirakamaro. Kwikunda, wicire urubanza mugenzi wawe. Niba ubona ari ikibazo afite, gira intambwe yo gutera, umubwire ngo ese ufite ikihe kibazo, ko ibi biri kugenda gutya, ko hanze muri rubanda bimeze gutya. Wishaka kunganira amagambo mu yo bamuvuga, utamukosoye, tumvisha impamvu. Ashobora kuba afite impamvu ibimutera, nawe koko wayumva ukumva niyo. Mbere na mbere kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uyu mwaka tugirane urukundo, uyu mwaka wige kwita kuri bagenzi bawe, witinda ku bibi, abantu bakugire nabi, abantu bakuvuze nabi, abantu bakugambaniye, ibyo bitindaho. Tera intambwe uvuge ngo ndashaka gusingira, ubuzima bwawe buzakubera bwiza kandi uzumva utekanye muri wowe. Niba uciye ku ivuriro runaka ukumva ufite akanya gato, kumva nyine hari icyo ugomba gukora, nyaruka usure abo barwayi. Hari umuntu udafite umwitaho, ufite 100 warimuha, ryamufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wowe utaha agaciro ariko we yaha agaciro. Twige niba hari umuntu wakubaniye nabi, uriya mwaka utambutse, we mubanire neza, wumve ko mu mutima wawe ugira ibintu ukuramo, bisaba imbaraga zikomeye, ariko kandi biradusaba izindi mbaraga zo kubisingira, zo kumva ko byose bishoboka. Witinda ku kintu kibi, ariko hatazagira umuntu uza akujomba urutoki mu jisho nawe ubwe tega. Ukwiye kwigirayo ukamwihorera, ugatuza. Igihe runaka yakuvugisha ukamuvugisha neza, igihe runaka ashobora kubona ko ibyo ari gukora ari ubusa. Kimwe n'uko hari abantu batemera ikosa rye bakomeza gutsimbarara ku kibi. Gira uko umenya uko ubyitwaramo, ariko muri wowe wumva ko utunganye, wumve ko nta kosa ryaguturutseho. Niwumva ari ikosa ryaguturutseho, utere intambwe usaba imbabazi. Buri kintu cyo gusaba imbabazi kirafasha cyane mu buzima. Uyu mwaka tugerageze muri gahunda zacu dukora, mu kazi kacu dukora, dusabe Imana idushyigikire, ibyo byose tubashe kubigeraho. Ntabwo biba byoroshye nkatwe nk'abantu, hari aho tugira umujinya, hari aho tuvuga nabi, hari aho natwe tubanira nabi abandi, ariko dusabe Imana iduhe umutima wo kumenya gukontorora. Ese umunsi wacu wagenze ute? Niba uzi ko wagenze nabi, ejo usabe imbabazi wakoshereje. Niba uzi yuko wagenze nabi ku gikorwa runaka, wahemukiye mugenzi wawe, ukagira ibikorwa by'usenya, gerageza ushake n'uburyo wongera kubyubakamo. Dusabe imbaraga zidasanzwe. Ni ukuri Imana
izatuba hafi. Wishaka kugendera mu kigare, ba wowe. Uyu mwaka ugerageze ube wowe. Niba wumva ibitagomba kubigenderaho wibigenderaho kuko ari bibi. Niba wumva udakwiye kunywa inzoga wizinywa ngo inshuti zanjye zirambona gute. Gira ibintu ukosora muri wowe kandi bizagenda neza. Umwaka uzakugendekera neza. Tuve mu bigare, tuve mu bintu bitagenda neza. Nzi neza yuko niwiyemeza ukiha konsiyo ukuvuga ati ibi nkwiye kubigenderaho, ntagire umuntu uva hirya akuvange, ukiha intego nziza nawe. Ntuzavuge ngo uyu mwaka uyu nzamuhemukira, uyu mwaka nzatanya uyu n'uyu. Oya, nugira ibyo ushyigikira byiza nayo Imana izagushyigikira. Kandi niba wumva ubuzima bwawe buri habi, ukaba ufite umuntu wizeye muganirize, bikomeza kwigunga, bikomeza kwihugiraho, aho shitani izakwereka ko bicitse. Umva ko uri umuntu w'agaciro. Nababwiye neza dutangira, nta muntu n'umwe udafite icyo yakora cyangwa udafite icyo yafasha mugenzi we. Hari impamvu uriho, hari impamvu turiho, hari impamvu tugihumeka, hari ibyo tugomba gukora. Ntabwo ibyo dukwiye gukora ari ibyacu gusa cyangwa twihugireho, hari abo tugomba gufasha, hari abantu bakwiye kwishima kubera twebwe. Ese uyu mwaka tugiye kwinjiramo gute? Twihugiraho gusa. Nkunda kubabwira ngo niba hari inseko wasetse, ifuza ko hari uwamwenyura, ejo nawe azakubita igitwenge. Mutoze, niba wasetse ugakubita igitwenge, basi mutoze kumwenyura, ejo nawe azakubita igitwenge, azabona ko ibyishimo bibaho. Wikwiganyira iki nakora kirasuzuguritse, iki se cyamufasha iki? Nyamara icyo yo gutekereza kitamufasha ni icy'agaciro kuri we. Reka uyu mwaka nk'inshuti zacu tuve mu buzima bumwe tujye mu bundi, tugaragaze imbaraga zidasanzwe mu mibanire yacu. Ntabwo uriho ngo ushimishe buri wese. Hari ubwo uzita inshuti zawe ukabigiza hafi, ukabereka ko muri kumwe, ahubwo ari bo burya ba mbere bakwicarira, bakuvuga nabi, ari bo ba mbere bari kugusenya. Nyine bikagutungura cyane. Ntuzacike intege ko abantu turi abantu, natwe hari aho twagenda nabi. Uyu mubiri twambaye ufite uko uremye. Wowe ujye umenya, ntakagire ikintu kikubaho ngo utacyongeye kubeho wari ufite uburyo gikosora. Ntakagire umuntu ugutsitara ejo ngo yongere agutsitareho. Inzira wamuharuriye mbere ngo yongere ayinyuremo akubabaze nka mbere. Menya kwigengesera, umenye ati ahangaha ndigizeyo ukuguru yankandagira. Burya umuntu akoze ikintu rimwe ashobora kugikora bwa kabiri, ahubwo ntabwo bivuga ngo mwigizeyo. Umenye uko ukwiye kubana nawe, umenye ko hahandi wari waramushyize ashobora kuba atakwiriye, urebe urundi rwego ushobora kumushyiraho agume hafi yawe, ariko uzi uko umutwara. Twige kubana neza n'abantu kandi natwe twige kumenya uko dukarumamo buri kimwe. Wige kugira inama mugenzi wawe, kurushaho kumutaramira, kurushaho kumva ko umwanya urimo nawe utawubamo. Rega umuntu aribeshya, ese yakoze iki ngo mukosore? Uyu mwaka tugerageze twimike Imana muri twebwe, izatuyobora. Tuyifashe twibutse mu bikorwa byacu bya buri munsi, nayo izamanuka ibane natwe. Ni wige gusoma Korani, wige gusoma Bibiliya, wige gusoma Bibiliya yera, byose nyine bitewe n'uko umuntu idini arimo. Uwiteka Imana izabana nawe. Iyo vanjiri uyisome, iyo uvuge byose bizagenda neza. Tugire kwizera ko twese dusenga Imana imwe, kandi wumve ko mugenzi wawe aho uri nawe yahagera cyangwa yaharenga. Ufashe mugenzi wawe kuko ejo nawe ushobora kuzamusanga mu kindi cyiciro akagufasha mu buryo utatekerezaga. Inshuti zanjye rero, nibyo nifuza ko tuganiraho. Wowe ukuremo icyo wumva umutima wawe ukwiye kugenderaho. Ntiwinjire mu mwaka ngo uyu mwaka mwinjire nyine wifate nk'iminsi. Umva ko ari iby'agaciro. Se kuki baburasa? Kuki wumva abantu bishimye bavuza induru? Se kuki ukiriho utaracecekerwa ngo baburasa utumva? Nuko hari icyo ugomba gukora. So nshuti zanjye, ndabifuriza kuronka, ndabifuriza umugisha w'Imana. Mukomeze mugubwe neza, Imana imbere, gukora, kwizera,
gusubizwa. Ibyo bintu nibyo mbifurije, turushaho guhugura najya muri comment ese wowe umwaka wawe urumva nyine turi kumwe cyangwa nawe hari ibi uruvuga ati umwaka umuntu nzamukubita. Ibintu byo kurwana hirya ntabwo inshuti zacu zibigira ndabizeye. Turabakunda cyane, Uwiteka akomeza abahe umugisha muronke, bibuke gukanda subscribe ni ukuri no gusharinga, ni ukuri pe ni ibyishimo kuri twe. Naho ubutaha, ciao 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 ciao. Muraho neza cyane, murakaza neza muri Sanga bakunzi ba channel Malayika Kami Kevin. Ni amahoro, mumeze neza, murabona muri kuronka mu kazi se, ubuzima bwa buri munsi bimeze bite? Erekana amahoro. Kandi nawe utamerewe neza ndakwibabwira ngo iyo uri muzima ujye umenya ko ejo inyenyeri yawe izaka, ejo hazarabagirana ibihe urimo uyu munsi, ejo bwacya byahindutse. Ugomba kwizera, ukumva ko wowe kuba uhari, kuba uriho, kuba tukubona, kuba tukumva, ujye wumva ko inyenyeri yawe izarasa. Humura, komera, natwe turi aho turashima Imana ikiturinze, ni amahoro cyane. Ngiye kubaha ikaze rero inshuti zanjye, hari ikintu ngira ngo mbabaze, mumbwire namwe niba mukizi cyangwa ibyo byababaho, mujye muri comment tuganire. Inshuti zanjye, mwari mwajya ahantu cyangwa mwicaye muri kumwe n'abantu runaka, ukumva umuntu ateruye ikiganiro kuri mugenzi we, umuntu arahise aramuvuze, ari gushaka akantu ako ari ko kose areba ku muntu kugira ngo agire icyo ahinduraho mu biganiro muri kuvuga, mubyimukeho mujye kuri uwo muntu. Ese mbabara umbwire, iyo bikubayeho ukora iki? Ubyitwaramo ute? Ese uwo muntu uteruye icyo kiganiro umureba ute cyangwa umwumva ute? Ese wowe wumva udafite ubwoba? Uvuga ati nanjye nimpaguruka agataramvuga, ati cyangwa ibi ngibi namubwiye ubu nanjye agiye guhita ajyana hirya ku ruhande, wowe bigenze ute? Njye ndumirwa nyine, nkavuga ati ibi bintu birakomeye. Niba hari ikintu gikomeje gutuma isi yacu igenda nabi, amagambo tuvuga ku bandi atari meza, ugasanga turavuga imiryango yacu, turavuga abatware bacu, abafasha bacu se, abana bacu, inshuti zacu. Reka mbabwire, niba hari ikintu cy'ingenzi gufata mu mugenzi wawe nk'uko wowe wumva wowe aho uri cyangwa uko abantu bakagutwaye nawe ukumva ko ariko watwara abandi, ibyo bintu nibyo bintu bya mbere. Mbabwire igituma ibintu bikomeza kwiyongera, ni ukubera ko abantu tubaho umwanya mu gihe ataruye muri kuvuga ibindi bintu by'ingirakamaro byabungura, byagira bavana naho bibageza, ukumva azanye ikiganiro cy'undi muntu utari aho, cyangwa nubwo yaba ahari cyangwa atambutse aho ngaho aragiye, mumfashe tubice. Abo bantu tubi mu mwanya, cyangwa yakubwira ukamubwira ati urumva imvugo ukoresheje, cyangwa kuba twakwicarira uwo muntu atari ahangaha turi, ari wowe wabyitwaramo ute? Urumva imvugo uri kuvuga kuri we zishimishije, nawe wabikunda? Uzumva uko nakubwira, uzavuga se ubwo ko uri inshuti yanjye, ko nakuganiriza ibintu by'ibanga, reka nta kibazo, ntabwo njye nabigukora, we nuko uri umuntu wanjye. Atansiyo, uwo muntu nawe yabigukora, nawe yakuganira, yabona ko bikubereye gutaramirwa nawe. Kandi ikibabaje, tubikorwa n'inshuti zacu, za nshuti zacu zo mo imbere zizi iby'ingenzi inshuti yawe yagakwiye kubizi. Ba bantu bo hanze unyuraho usuhuza,
muraho amakuru mumeze mute, ugatambuka. Buriya sibo bakwicara, sibo batanga amakuru yawe. Amakuru yawe atangwa n'uyazi inshuti yanjye. Tumenye uko twitwara, ibyo bintu bizacika. Mwicarane n'umuntu umubwire ati mu bikorwa byawe ibi byagufasha, ati cyangwa ngira inama iyi n'iyi. Ibintu bitwubaka, kubera ko ntuzi neza umuntu ugiye kuvuga. Uwo ugiye kubwira ntuzi niba baziranye cyane, wenda no kukurusha, cyangwa ari umuryango we, cyangwa ahantu ugiye kuvugira hari bamwe mu maraso ye bahicaye. Mumfashe muryango wanjye, bavandimwe, babyeyi, wowe ureba iyi video, ni wowe famiye mbwira, ni wowe turi kumwe, ni wowe dukwiye guhana ibyishimo, ni wowe dukwiye gufatanya kurwanya uru rugamba. Uba usanga abantu barihebye, umuntu wakomerekejwe n'umuntu wakuvuze amagambo mabi, cyangwa wagiye utakira wundi akubwiye ngo nubabara nshuti yanjye ntukigunge, ujye uza unsange nkuganirize, umbwire nanjye nigira ikibazo nzajya nza, humura. Muri cya gihe ufite amakuba, cya gihe wigunze, cya gihe uri kurira wabuze uguhoza, ukibuka ko hano inshuti yawe, ukavuga reka ntere intambwe, umutima wanjye ndaruhuka. Akaba ari we muntu mutinzwa gushyira akadomo ku kiganiro mugiranye, agahita yirukanka ajya kubivuga. Ukaba uri muri ubwo buribwe, byarakubayeho, komera, humure. Birababaza, wenda se ushobora kuba waramubwiye ikintu wumva gikomeye ku buzima bwawe, wari umaranye igihe kinini, wenda aribwo mumenyanye urabahuka uramubwira, cyangwa se umuntu umwe mumaranye igihe kinini wagira ibibazo runaka kwicara ukamubwira, atari ibintu akwiye kubwira buri umwe wese, soit ari iby'urugo rwawe, ari iby'umuvandimwe wawe se, ari ibyo mu kazi kawe, nyine ari ikintu wumva ko gikomeye ku giti cyawe, uwo muntu akaba yarabishyize hanze. Ihangane, kandi ntukajye ubona abantu bose ngo babonemo kimwe, abantu baracyahari, humura. Ntabwo bivuze ngo ubutaha nugira ikibazo wigunge, kandi ujye umenya ko ibibazo byawe biri grave. Umuntu ni umuntu, abantu turatsindwa, tugira intege nke. Ujye umubwira bike biri bugufashe kugira ngo na bya bindi ubone ko uzabivamo, ugire ibyo uzigama. Sibyo, abantu turi abantu, yego, ariko ntugahendwe n'agahinda. Hari abantu bazi gutega amatwi. Wowe muntu, hari abantu rega baba bafite imbaraga mu kuvuga abandi, ukabona ibyo bintu bakunze bibashishikaje. Nugirirwa amahirwe umuntu akaza agusanga, mbabarira wiyumvemo ko uri umunyembaraga. Ntabwo akubwiye ngo ugende uvuge, muhumurize, umukomeze. Noneho igitangaje, uwo muntu ukubwira gutyo ngo uzaze unyegere iki, ukamubwira akagenda kubivuga, hano arakubwira ati yo nuko byakugendekeye, yo twahahurikiye ariko bari abantu ni abagome. Rimwe na rimwe akubwira ngo uzihorere, ibi harimo agasuzuguro, cyangwa akubwira ati yo genda uryame uruhuke birashira. Ntanakubwire ati kugira ngo ibi bintu bisohokemo dukora iki, muri hafi, noneho reka nitange dukore, duce aha, tugire gutya, ibi bintu bivemo. Cyangwa mwihanganire, umuntu yarahubutse, bizashira, wibifata nabi, nyine aguhe ingingo, n'ejo bundi zagukomeza huye n'ikindi kibazo gisa na cya kindi. Arakubwira ati agasuzuguro, umwiyame. Oya, ujye uba maso. Reka no mu biganiro tujyana n'inshuti zacu twamenya abo turi kumwe nabo, wabasha kumenya ati uyu muntu namushyira mu uwuhe mwanya. Ariko se nk'iyo wicaye mugenzi wawe agutakiye, ufite ikibazo mba hafi, ukajya kumuvuga, ubwo koko ari wowe, ari umubyeyi wawe bataranze, ari umwana wawe bataranze, kandi ntunazi neza uwo muryango ugiye gutaranga. Umva, iminsi iri kwicuma,
waribarutse se cyangwa biri mu nzira, ntawamenya. Uwo muryango mushobora kugirana ubusabane abana banyu bagashakana, ngaho ibaze udafite icyo wabihinduraho, ukaba waragiye gusebya umuryango umwana wawe azaba mu buzima bwose, ukawambika icyasha wowe waremye kitanahari kigafata, uzabigenza ute? Mureke dukore nk'abikorera. Ibyishimo bya mugenzi wawe nibyo byishimo byawe, kuko no mu byishimo ngaseka nkishima, ninsohoka nzahura n'undi muntu naba ababaye kubera ukuntu ngaragaraho akanyamuneza, nawe usange muri ako kanya hari ubwo yamwenyura, wenda ibyo yari ari gutekereza bimubabaje bigasa nkaho birangira, ariko numbabaza ngasohoka nkahura na wa muntu ndamubwira ati urambaza iki, hari gahunda mfitanye nawe, va mu nzira nitambukire. Abigendeyemo ni stress undi mugenzi wanjye yanteye, mureke turemane ibyishimo, isi izatubera nziza, tureme ibyiza natwe bizatugarukira. Reka tube abo kwizerwa ku nshuti zacu. Reka mugenzi wawe uko aza gusanga ntaba ariko asubira yameze mu mutima. Reka umuntu ugusanga wese yumve ko buri gihe mu gihe ababaye, mu gihe agomba kukuruhukiraho. Erega umuntu nubwo atakwitura ibyiza cyangwa ngo wowe uko wamubaniye cya gihe ubabaye nawe akakubanira, uzabisanga imbere. Icyo ukoze kirakugarukira, ntabwo noneho hari ikintu twibagiza, ntabwo kigarukira twebwe gusa, abana bacu n'abazabakomokaho. Umuntu ushobora kumugirira neza akazabyibuka nyuma, akazabyitura abawe cyangwa undi muntu muziranye. Ndabasabye dufatikanye tubane hafi, wumve ko mugenzi wawe si ngombwa ngo umusotore, uriya muntu arameze gute se, buriya arasute se, mwabonye, nyamara numubonaho ikibazo ujye umwegera. Ntabwo ari ngombwa ngo uvuge ngo uriya rukweto mwabonye ko rugiye kumwucikiraho, umuhamagara ati mugenzi wanjye urukweto rwawe rwomotse, itwararike rutaza kugusebya, ati umwenda wawe wagaragaye gutya, reba ukuntu ugira ahantu ujya uheherereye uhindure, utaza kuba wagaragara nabi imbere y'abandi. Kumbwira nyine uwo muntu ntabwo ugerageje kwegera, ukagerageza kumwereka ko ikintu arimo gishobora kumuteza ikibazo, ntabwo yakwibagirwa bitewe n'ikinyabupfura umusanganye. Kandi nabwo nakubwira nabi ujye utuza. Umuntu waguhemukiye akaba yarakuvuze nawe ukabimenya, ujye utuza. Si ngombwa ngo nawe ugende umuvuge ko ako kantu yakoze ibintu yankoreye, kubera ko wundi ubwiye ushobora kuba umutura, uzi ko ari inkoramutima yawe. Gerageza wowe utuze. Niba udashobora ako kanya kuba wamwegera umubwire ati aha n'aha warankoshereje, gerageza utuze, igihe runaka bizakunda umwegere umubwire. Si ngombwa ngo abatabizi babimenye, oya. Ndiho ngo nishime kandi nawe uriho ngo wishime. Ntabwo uriho ngo ngusitaze cyangwa ngo nsitaze. Ntabwo uriho kugira tuzabangamire abana bacu imbere cyangwa abandi bantu mumenyana tutaziranye, nanjye usange turamenyanye, usange basekuye n'ikibazo runaka. Mureke ibyo bintu tubice inshuti zanjye. Umuntu naza gusanga akakuganiriza nk'undi, mubwire ati uko ntabwo wagakwiye kwitwara, nawe azumva ko ari ibintu akwiye guhagarika. Mureke dufatanye, dukunde guhugurwa. Umuntu nakubona ikosa ubyumve ko abikubwira igihe kugira ngo wikosore, ntuvuge ngo anshishijemo ijisho, kuko umuntu utera intambwe akakubwira, ujye umwubaha umushimire. Inshuti zanjye mureke tureme ibyishimo kandi bizakunda, turebemo gusabana kandi bizemera. Ube ijisho rya mugenzi wawe, abe ijisho ryawe, umurwanire ishyaka, kurwanira ishyaka. Tureke kwikunda, tureke kumva ko igisebo cyabera bagenzi bacu, ntabwo ari byiza. Inshuti zanjye, nizere ko urugamba
tugiye kururwana njyewe nyine mba numiwe, niyo mpamvu uzi ati reka inshuti zanjye nziganize zijya muri komenti zimbwira mwebwe mubibona mute, mubibona mute, mubyitwara mute, murumirwa mukituriza, mureke tubirwanye, dushyiremo imbaraga kandi bizakunda. Mbara ujye muri komenti umbwire wowe ubibona ute, kandi niba utarakora komenti babarira ukande kuri subscribe, ujye muri komenti uduhe igitekerezo, niba hari ikintu uvuga ko twazaganira hose twakosora, niba hari ibintu bitagaragara neza cyangwa bitumvikana neza, ni ukuri twiteguye kukumva. Naho ubutaha, murakoze cyane, ndabakunda, wakoze kunkurikira, imigisha y'Imana ikomeze ibe mu bikorwa byawe, urakoze, ciao, naho ubutaha, ntugacikwe, ujye wibuka gukanda ariko ukazogera, ciao. Ntaryoshya ntavanga ngo njye aha ntatembera, ngomba kurya ino byamanira aho yarabikoraga, bamwicira taye nta bike akayikora umuntu abona umuntu kumva umutima biraryoha, kugira umwana uguhamagara biraryoha, wa mukobwa watwise utabishaka ukihambiraho inda ntuyikuremo, ni ukuri saluti. Kuba waryamana n'umuntu akakwishyura ntibivuze ko ejo nta kindi kitazavamo. Kuba uri mwiza abagabo bagukunze nawe ukabishamandukira ntibivuze yuko nutabyitwaramo neza nta ngaruka zizavamo. Mwaryamana ukishima ukanezerwa, ariko si uwo muryamanye da, urabyumva ute? Yambi mwese ute, muraho neza inshuti zanjye, Yambi cyane, umva urakumbuza wari rwose, mbona natinze kubageraho, mwese mumeze mute aho muri hagiye hatandukanye, ndishima cyane iyo nje nkakubona ukambona, ni ukuri n'ishimwe rikomeye. Igishoro cya mbere ni ubuzima, kuba turiho, ibintu byose birashoboka, niyo mpamvu nshaka kubwira inshuti yanjye, wowe uri kundeba ubabaye, wigunze, uri mu bihe bikomeye, umva ko Uwiteka agukunda kandi akwitayeho, igihe kimwe inyenyeri yawe izaka, uzarabagirana, niba ubona gahunda zawe z'ubuzima ziri kugenda zanga, humura ejo bizemera, wowe gerageza ukorere mu nzira nziza, ubanye neza, wubahe Imana, uyiragize muri byose, ni ukuri nayo izakuba hafi. Imana ntabwo itengwa, si umuntu, kandi igihe cyayo kigeze ibintu byose bigenda neza, we igusaba gukiranuka gusa, nawe biri kugenda neza, nizere ko wibuka gushima, nizere ko wibuka gufasha abatagize icyo bafite, kuko Uwiteka Imana idusaba ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Icyo nakubwira ni icyizere ko uri muzima, ibintu byose bigomba kugenda neza, humura, tuzatekana, Imana ikwitayeho. Ndetse ndashimira cyane abantu mwakanze subscribe, umuntu mushyashya ndakwinginze, I beg you, ndagusabye kanda subscribe, akantu k'umutuku uri kubona hasi, niba utarayikanda ni ukuri ndakwinginze yikandeho, kandi niba warayikanze ku muntu usanzwe, hari umuco urashobora kuba ukunda kureba video zanjye ariko utarakanze subscribe, ndakwinginze uba ako kantu k'umutuku ukande, niba warayikanze ndakwinginze ntukanda utaza kwisanga wakoze amabara kubera ko urumva wakanzeho kabiri, urumva none bimwe twadukoze nta musozi yandaho. Rero ndashima Uwiteka muremyi wa byose. Inshuti zanjye mbafitiye story yacu ishingiye ku mwari umwe yagize amahirwe mu buzima bwe yo kuvuka mu muryango mwiza, yiga heza, byose yifuzaga mu gihe yabyifurizagamo nicyo gihe yabiboneraga. Yize segonderi arayirangiza, yiga kaminuza arayirangiza, yabyirutse ari umukobwa ufite uburanga, ari umukobwa udafite icyo akena yifuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yari afite itsinda yagenderagamo bajya guhuza cyane imico, ukuntu abana bagendana basoza segonderi wenda bakiga no ku makaminuza amwe, bahuje imico cyane bumvikana. Ubwo rero iyo umuntu asoje segonderi, asoje universite,
ashobora kuba yakwiha umurongo ngenderwaho wo ku buzima bwe kuko aba amaze gukora. Umwari wacu rero yaricaye avuga ngiye kwiha umurongo w'ubuzima bwanjye, nta kintu nifuza gukina kuko nta kintu na kimwe nkiri mutoya, ngomba kubaho neza nkazenguruka isi nkarya byiza, nzakorera inote izishoboka n'izidashoboka ngendeye ku bwiza bwanjye, ngendeye kuri buri kimwe cyose nabonaho amahirwe. Sinteze gukora akazi kamvunye, sinteze gukora ibintu bituma yicara hamwe ntaryoshya ntavanga njya aha ntatembera. Yiha umurongo pe arawunonosora kuko ari umukobwa w'uburanga. Rero bari bafite imico bumva ko umuntu ugomba kubagurira nta kibazo icyo yabasaba cyose bagomba kugikora. Niba amwatse inote runaka akazimuha nta kibazo, aravuga ati umuntu wese w'indangare ngomba kurya inote ze, arabyiyemeza. Mu by'ukuri abagabo bakamukunda akaryamana nabo ntacyo yari yitayeho uretse inote gusa. Niba waramusabaga mwikingire yarabikoraga, ibyo ntacyo bimubwiye, akumwishyura cyangwa ukamutembereza ahantu yifuza. Niba mwashoboraga kuryamanira aho yarabikoraga, wakumwishyura icyo ashaka cyose akagikora. Icyo yaragambiriye ni inote. Ariko yaravuze singomba gutwita, yihaye kondisiyo mu bye byose agomba kwirinda gutwita. Ibintu bimubuhiriza ubuzima bituma agaragara nabi, bimwicira taye, ntabikeneye. Azakora buri kimwe cyose ntatwite. Ubwo uko yagendaga ahura n'abo bagabo, urumva niba hari abo batikingiraga, birumvikana ko hari inda yagendaga atwara akayikuramo, ko ayitwaye akayikuramo, araryoshya, akava Dubayi akagaruka, akajya i Paris akagaruka. Ubuzima bwe aragenda buyobora uko abwifuza bitewe n'uburanga yari afite, n'inshuti ze zimubwira ati aha n'aha biremera, nyarukirayo, akiruka. Abo bagabo bakamuherezanya abandi bagabo b'inshuti zabo, akavuga ati ubutunzi ndabufite, meze neza, nta muhungu nteze gukunda, ni ukwira ubuzima bwanjye kwishimisha, nta heza hisi, nta myaka ijana. Mu by'ukuri ni uko yavugaga, nta rukundo rukibaho, ntaki. Rero ubuzima bwanjye nkwiye kubutwara uko mbyifuza, nanjye nta kintu ngomba kubura. Ko yaravugaga ati ese kubera iki nakwiyima, kubera iki naba nshagawe nkigezeho abantu kandi banyishyura. Yaragiye ubuzima bwe mu gahe gato bwagenze nk'uko abwifuza. Igihe kimwe aza guhura n'umuhungu wari urangije amashuri, bahurira aho yari yagiye gutemberera muri Paris, ameze neza, ari mu kazi, bahura nk'abantu bava mu gihugu kimwe, umwe avuze ururimi rw'iwacu, undi nawe yumva araruvuze, baramenyana. Umukobwa yaje kwisanga mu rukundo mu buryo butunguranye. Nyine hari ukuntu umuntu abona umuntu kumva umutima nawe byaje kumubaho, yumva yisanze mu rukundo kubera ari umukobwa mwiza. Umuhungu nawe yaramukunze, umuhungu wamusaba nimero, umukobwa ati cyane rwose arazimuha kuko nawe yari amaze kumukunda. Basezerana kuzahura, baza guhurira mu gihugu, bose baragarutse, baraganira, baramenyana, bakamenya iwabo wundi, n'undi akahamenya. Umukobwa yisanga yakunze, aravuga ati nabaho ndumva ndi kwiyumva muri muntu bidasanzwe, sinkurikiye noneho ibiceri mubonana, inote mubonana, ndumva nshaka ko duhorana, ndumva nshaka kumuba hafi. Nyine yiyumvamo urukundo nk'uko undi muntu wese bigenda, mu rukundo ruri seriye, atari urwo kuryoshya gutembera kugira ngo umuhungu yari umuhungu uciye makeya,
wihaye umurongo ngenderwaho ku buzima bwe bw'uko akwiye kuzavamo umuntu w'umugabo nta ambiyanse, yaramubonye aramwubaha nk'umwari w'iwabo, yirinda ibintu byo kumubwira ati turyamane se, tujye amabuwate gutya amwangize mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umukobwa ntagenda yitwara neza, icyo umuhungu amubwiye akacyumva, urukundo rushyushye rugurumana, aravuga ati yagize icyo avuga, yansabye ko tubana, akomeza yitwara neza kugira ngo umuhungu nyine agire icyo yibwira. Mu by'ukuri umuhungu amusaba ko bakundana yabimusabye ari seriye, kuko yavugaga ko ageze mu gihe cyo gushaka, ashaka kuba umubyeyi, ashaka nyine kuva hamwe akajya ahandi. Igihe kimwe rero icyifuzo cy'umukobwa kigerwaho, umuhungu aramubwira ati ushobora kunshyingirwa? Umukobwa ati yego rwose cyane, yahise urumva yahisemo hejuru nk'umuntu yari amaze kumva ko akunze. Umuhungu ntabwo abitindije bambi, yarabyihutishije, babibwira ababyeyi babyumva vuba, barabashyigikira, barasezeranye, barabanye. Umukobwa wacu abaye umubyeyi, yinjiye mu rukundo, yinjiye mu kubaka, ko kubaka ni gahunda y'ubuzima bwawe, ni ahantu uhora ushyira itafari kugira ngo birusheho kugenda neza, ni ibintu uhora ushaka kwiga, ntabwo ari ambiyanse yo hanze. Mu by'ukuri igihe cyarageze ko umukobwa yakundaga umuhungu cyane, aravuga ati ndumva nshaka kumubyarira, ndumva nshaka kuba umubyeyi. Barabigerageje biranga, haciye amezi 5, umwaka uratambuka, bavuze ati reka tujye kwa muganga turebe. Umukobwa abaza umuhungu ati se waba uzi ko hari ikibazo ufite? Umuhungu ati oya, kubera icyo wambaza gutyo mukunzi? Umukobwa ati njye siko mbizi ko mbyara, kubera iki tutari kubyara? Tubize gute kandi nawe ushatse uri umukobwa umbwira ko nta mwana, gute ubizi iki? Umukobwa ati ariko burya njye ndabyara rwose, njye mbyumvamo nta kibazo mfite. Umuhungu ati none reka tujye kwa muganga. Bagiye basanga umukobwa urura rwaranyereye kubera gukuramo inda, azisama azikuramo muri cya gihe cye cya ambiyanse. Umuhungu basanga ni muzima, intanga z'umuhungu kuba zakora umuntu nta kibazo byakwemera, ahubwo ikibazo nyine urumva kiri ku mukobwa. Umuganga arahamagara ati se hari inda muretse gukuramo, ko ibi ngibi biba ku muntu wakuyemo inda? Urura rw'uyu mubyeyi ntabwo rwakwemera ko hari umwana wajyamo, ko rwanyereye kubera ikibazo cy'inda yaba yaravuyemo. Umukobwa ati oya, ata umutwe, ararira, asaba imbabazi, ati mugabo mbabarire, byagenze gutya na gutya. Mu guhura ntabwo yigeze amuganiriza amateka y'ubuzima bwe bwatambutse, bityo rero umuhungu byamugoye kuba yabyinjiramo ngo abyakire. Rero bakobwa inshuti zanjye, ibyo bintu murabyumva ati umukobwa byamutesheje umutwe, ko bumvaga bakwiye kuba umuryango, bakwiye kugenda nyine bakwiye kugendera ku murongo nk'abandi. Umukobwa yarashikamye, ariko ingaruka z'ibi yumvaga ko nta kibi kigomba kumubaho, zaje kuzamo ibibazo bikomeye cyane. Kubyara ni byiza, waba usamye inda muri situwasiyo imeze gute, yibyare. Kuki wakumva ushaka kuryoshya? Kuki wakumva ushaka ambiyanse? Wumva ibintu byose bigira ingaruka. Nukora ikintu cyiza kizakuzana ingaruka nziza, nukora ikibi kizakuzana ingaruka mbi. Ambiyanse uri gukora uri kwica abantu. Kubyara biraryoha, kugira umwana uguhamagara biraryoha. Wa mukobwa watwise utabishaka, ukihambiraho inda ntuyikuremo, ni ukuri salute, kandi Imana ijya igufasha. Wakoze ikintu cy'ubutwari. Gukuramo inda ni ikintu kibi, gishobora kuzana ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari n'abantu bazipfiramo. Ambiyanse yose ukora wirinde, itekerezeho kabiri. Ubwiza ufite cyangwa uko ugaragara ntabwo ari ubwo gukoresha ibintu bibi. Wasohoka mu gihe wakoze ibintu biri mu mucyo, ugafata yawe ugasohoka. Ntabwo bivuga ngo
kuryamana ukuramo, kuryamana ukuramo. Hari igihe wazifuza uwo mwana ukamubura. Kuba ingumba biraryana, birababaza. Kuba umubyeyi bitera ishema, buri wese arakubaha, umwana wawe agutera ibyishimo, umwana araryoha, umwana arashimisha. Ndabinginze mukobwa waba uri muri icyo kintu, uyu muntu yambwiye message kugira ngo nzayitambuze, ubihagarike. Nubwo waba uri guhirwa ugenda ugaruka abagabo babona baguha amafaranga, ntawamenya. Nubwo utabura n'icyo kibazo undi yahuye nacyo, ejo wahura n'ikindi gikomeye. Kuba waryamana n'umuntu akakwishyura ntibivuze ko ejo nta kindi kizavamo. Kuba uri mwiza abagabo bagukunze nawe ukabishamandukira ntibivuze yuko nutabyitwaramo neza nta ngaruka zizavamo. Irinde, witonde. Mwaryamana ukishima ukanezerwa, ariko si uwo muryamanye da. Urabyumva ute? Twirinde. Kandi nujya ujya gushakana n'umuntu ujye umubwira amateka yawe yatambutse ay'ingenzi, kuko ni amateka aba akomeye. Ashobora kuyamenya hanze akagira gute, ku buryo wahura n'icyo kibazo akabasha ku buryo yacyakira. Ko bahise batandukana, ku muhungu yumvishe birenze ubwenge bwe, yumvishe ari umuntu udasanzwe, ari mu bintu byinshi bihambaye. Rero menye uko witwara, ihagarareho, humura. Mu gihe uhuye n'ikibazo kimeze gutyo, niba ngombwa rwana ku mwana wawe, kandi niba ugira umugisha ukavuka heza, ukiga neza, bibyaza umusaruro. Ushaka kuryamana n'abakubyaye, ndi mwiza nta kibazo, ngomba kurya isi yanjye, oya tuza. Ngomba kunywa icyo nshatse, ngomba gusohokera aho nshatse, abavuga mu ndeke. Havugwa menshi akumva bene yo, nuko bavuga harya, havugwa menshi akumva bene yo. Shyira agapira hasi, tuza, reba mu buzima bwawe, iha umurongo ngenderwaho mwiza, iha kondisiyo nzima, ejo zizakugeza heza. Nshuti zanjye, tubeho neza, tugirane inama, duhugurane, twihe umurongo mwiza. Uwiteka Imana azadushyigikira kandi izabana natwe. Kanda subscribe, ndabakunda cyane. Ni Malayika Kevin, naho ubutahajya muri comment utubwire ese urabyumva ute, ubibona gute? Ciao. Mayanjye mwana wanjye, nta buturo bwawe buriyo. Hino aho ugomba kuba niho nanjye ndi, niho nyiri handi wansize, handi wandirimbira kandi wankoreraga, niho nkiri. Mwana wanjye, gira umwete wo kuba aho ugomba kuba, n'ubu niho ndi. Jehova wendaje, iwawe niyo nturiza. Nite wawuti wahoraga imbere yawe, nutoye amarira, garutse ngushima. Mbonye mu maso hawe umucyo wawe urandasira. Yambi. Mumeze mute inshuti zanjye? Bimeze neza, ni amahoro. Nanjye ndashima Imana, mba mbakumbuye umunsi ku munsi. Mumeze muteze? Mba ndi kubwira Imana, Mana rinda abakunzi banjye, baha imigisha. Mumbwire imigisha murayibona, cyangwa utameze neza, aho ubona bitari kugenda neza, humura. Imana iragukunda, Imana ikwitayeho, Imana igufitiye byiza byinshi, irakuzirikana. Humura, tuza, tekana, ufite Imana ikwitayeho. Hanyuma nawe bigenda neza, ntabwo ari kubw'imbaraga zawe, si kubw'ubuhanga bwawe, si kubwenge buhambaye. Uzi ababukurushaga, yaba abo mwahatanaga mu bintu runaka cyangwa mu ishuri bakurusha, batambutse.
ujye ubikusanyiriza hamwe, nubona ugeze ku byiza buce bugufi ubwira Imana ati Imana uriya warakoze ushimye, kandi ujye wibuka gufasha abantu Imana yaremye, imigisha iziyongera, imigisha izaba myinshi mu bikorwa byawe ndetse no mu bwenge bwawe. Nanjye rero ndaha ndashima Rurema, ndashimira cyane by'umwihariko abantu mwakanze kuri subscribe, kuri sabone, ni ukuri mwarakoze, balayikinze, bagiye muri comment, ndabakunda cyane, mwanyeretse urukundo rudasanzwe, ni ukuri ndabakunda, mureke dukande sabu, tugiye kuri sabu 100, ni ukuri byose birashoboka, kubera ko naho twari turi, ni ukuri no kubera mwebwe, sibyo, naho tugeze no kubera mwebwe, turabashimira cyane kandi turabakunda, murusheho gusharinga. Ni Malaika Kami Kevin, umuntu wanyu, mushiki wanyu, mukuru wawe, murumuna wawe, umuvandimwe wawe, ndi hano ngo twishime, tunezerwe, tugirane inama, duhugurane, niyo ntego yacu kuri Malaika Kami Kevin. Aho uri hose wumve ko nkuhaginze cyane. So rero inshuti zanjye, haraciyeho iminsi ariko si myinshi cyane, mumbabarire, ariko turi kumwe n'ukuri pe. Ndifuza, hari ukuntu nyine hagati hari ikintu nifuza gusangiza abakunzi banjye, hari uturirimbo nkunda, ni indirimbo zikomeye cyane, gusa mvuga ngo ni uturirimbo mu buryo ukuntu tuba turyoheye, indirimbo nyinshi cyane ngiye kuzikubwira, mu by'ukuri ntabwo nazirangiza, ariko hari uturirimbo mba ndirimba nkumva zinyongeyemo imbaraga, cyangwa nkumva nuzuye umwuka, nyine ndumva nezerewe, ndumva ndi mu buntu bw'Imana budasanzwe. Hari uwahita uvuga ngo kubera iki se indirimbo z'Imana gusa, ati nta n'izindi zo hanze ukunda? Uri butatse avuga hari uturirimbo wumva natwo kumva harimo amagambo meza, uri butaha naho tuzabivugaho, sibyo? Ariko ubu tugiye kwinjira mu ndirimbo z'Imana, mbabwireho nkeya mu ndirimbo nkunda, hari aho nawe zakugeza, ushobora kuzikunda, ndagenda mbabwira wenda ba nyirazo. Umva, mwigire hano hino, tujye mu mwuka, duhimbaze Imana, tuyiramye, ni akanya gatoya, mbega ni indirimbo ushobora kumva, ukumva ubuntu bw'Imana muri wowe, kumva kugira neza, nawe waba utenebutse ukumva usubiyemo imbaraga. Ureke duhumurizanye, tubwirane iby'agaciro kurusha uko wahamura mugenzi wawe, cyangwa wamubwira ati umva indirimbo ati ejo bizaba byarangiye, cyangwa icyoya. Indirimbo z'Imana zihumuriza, zitwibutsa aho tugomba kuba turi. Hano hari akaririmbo rero yitwa N'ubu niho ndi, ya James na Daniela, indirimbo nziza cyane y'ukupure, y'umuryango, wandika neza indirimbo. Twagiye rero, mwigire hafi bakunzi banjye. Sorry ntabwo nzi kuririmba, nanarwaye gripe, ntabwo bishobora kutaza kugenda neza cyane, ariko ndizera turumva icyo twagakwiye kumva. Indirimbo ivuga ngo menya neza ko ari jye mugabane wawe, inyuma yanjye nta munezero waba uriyo. Inyuma yanjye mwana wanjye nta buturo bwawe buriyo, ni jyewe mugabane wawe, ni jyewe uruhura imitima, no mu kumbagara kwawe jyewe simbibuka, abisokirura hasi n'ubu niho ndi, aho twahuriye
undi gira umwete wo kuba aho ugomba kuba n'ubu niho ndi ngaho ngwino mwana wanjye aho ugomba kuba n'ubu niho ndi gira umwete wo kuba aho ugomba kuba n'ubu niho ndi kure y'urusaku inyuma y'abantu kure y'impano zawe hafi y'ijambo ryanjye kure y'amagambo hafi y'umutima kure y'amabwiriza muri bwa butayu kure y'urusaku inyuma y'abantu kure y'impano zawe hafi y'ijambo ryanjye kure y'amagambo hafi y'umutima kure y'amabwiriza muri bwa butayu kure y'urusaku inyuma y'abantu kure y'impano zawe hafi y'ijambo ryanjye. So murumva neza yuko rero iyo ndirimbo ni indirimbo nziza, ni indirimbo ndende ifite iminota 15 muzayikurikirane mwumve, ariko ni indirimbo irimo ubuntu bw'Imana, irimo gukebura kw'Imana. Aho hanyuma baravuga ngo kure y'amagambo kure y'urusaku kure y'abantu kure y'impano zawe hafi y'ijambo ry'Imana muri bwa butayu. Nyine wegera Imana ujye kure y'impano zawe, ibyo wumva wewe wifiteho, icyo wumva utunze gihambaye ujye kure yacyo. Nyine ntiwishyire hejuru, ntabwo avuga ngo uti iby'Imana yaguhaye urugo rwawe, ntiwishyire hejuru, wumve ko ibintu byose ari ubuntu bw'Imana, ari urukundo rw'Imana. Ngwino gira umwete wo kuba ahantu ugomba kuba, mwana wanjye ngwino ngarukira, kiranuka, abana neza, gira urukundo, wigira ishyari, wigira inzika, witukana, wivuga nabi. Egera hino aho ugomba kuba, niho nanjye ndi, niho nkiri, niho nyiri handi wansize, handi wandirimbira, kandi wankoreraga, niho nkiri. Mwana wanjye gira umwete wo kuba aho ugomba kuba n'ubu niho ndi hafi y'umutima kuri ya mavi. Garuka, shyira ku mavi hasi usenga Imana. So hari indi ndirimbo nkunda cyane y'abana, Dorcas na Vestina, ndayikunda cyane. Iravuga ngo ibitonyanga by'imvura y'amacumu wabinduye mu muba w'imigisha, ndi mu rubanza ingingo zose zintaba, warambura n'imwami utabaru wapfaga, wampagaritse bwuma mu mvururu, be umugisha n'abamururiye, na cya cyobo wancukuriraga wagihinduye mu iriba ridudubiza amashimwe, na cya cyobo wancukuriraga wagihinduye mu iriba ridudubiza amashimwe. Jehova we ndaje, iwawe niho nturiza, kwigenga biranze, genga ibyanjye ndanze, ngeze iwawe ndaruhutse, ngeze iwawe ndaruhutse. Adonai we, Adonai, amena. Tugeze ku Mana turaruhuka, tugeze ku Mana bya bindi byatujombaga, bya bindi abanzi bacu batwifurizaga bibi, baje badufasha gushima. Cya cyo baducurikuriraga cyahindutse iriba. Egera Imana izakwegera, egera Imana bwe Adonai,
Adonai, uri Imana nziza, uri Imana itabeshya, witinzwe n'ibihurimo, wibabara cyane. Hari igihe kizagera Imana ikagutabara, ukishima, ukanezerwa. Hari indirimbo wumva kumva zigusubijemo imbaraga. Ni indirimbo bano bagiye indirimbo nziza cyane, ni Vestine na Dorcas. Ni ukuri ko Mana niho turuhukira. Bano bari Imana ijya ibaha umugisha cyane cyane cyane. Adonai, ngeze iwawe ndaruhutse. Adonai we, bano bana mbavuze nabatindaho, bagiye uturimbo twiza cyane. Hari akandi kavuga ibuye. Turacyari kuri Vestine na Dorcas. Nafiti nabonaga imbere yanjye, Rubasha yarapfuye aramata ahanyamutse kutaya, byanyujuje impamvu nyinshi zo guhimbaza, kuko Uwiteka wagiye amfashe igituti aragitegekesha. Inzandiro nari mfite mu maso y'abantu, nuko numva ngaruye ubuyanja. Ibuye ryo kwizera yampaye ntibyari guca Goliyati, ntibyashobokaga ko nagara, kandi data hari umwami. Haleluya. Ntibyashobokaga ko nagara, kandi data ari umwami. Yayubwira ndashege, dore umwete w'ikirugugiro, nawe yayubwira ndashege, kuko umwami Imana iyo afoye umwambi ibintu byose birashoboka. Humura, shyira hamwe imbaraga ze, igitinyiro cye, igikundiro cye yategekesheje mu mbaraga ze, ibintu byose birashoboka. So komera, tekana, Imana iri kumwe nawe kandi ikwitayeho. Indirimbo ni nyinshi cyane zo guhimbaza Imana. Abana bafite indirimbo nyinshi cyane, kuko ari papa. Ni nziza, nzakomora, ni nziza. Nzakomora ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo igusubizamo imbaraga. Nakwizeye mbona kuri muganga, sanze ntaribeshye, wahumuye akanwa kanjye, wihahamura abatware b'umwijima, barakangarana. Mbonye mu maso hawe umuco wawe urandasira, kubona intange zanjye zabonye aho zikwiye gusa. Mbonye mu maso hawe umuco wawe urandasira, kubona intange zanjye zabonye aho zikwiye gusa. Siziba kuba ijwi ryawe rikunda kunyongorera, rinyemeza gushibuka nubwo ndi igiti. Umutima wanjye ushaka kukugera, narabimenye ko nta n'umwe heza. Ijambo ryawe ni rimbwire, mfate ukuboko nkareka kuzerera, niyo byanshoboye nabuze aho mpera. Ijambo ryawe ni rimbwire. Indirimbo nyinshi cyane nziza zo guhimbaza Imana. Mana yanjye, wazivuga n'ukuri ko Imana bugacya bukira. Dufite abahanzi beza bazi kwandika indirimbo, Papa P Claver, indirimbo zo mu gitabo bazirimba neza bikadushimisha.
Mana yanjye ni indirimbo nziza. Iyo ndirimbo zarayimbonye ivuga ngo iravuga ngo nabyo si ibanga barabizi n'ejo bundi yaratura. Amina. Hari indirimbo nyinshi nziza zo guhimbaza Imana, nyinshi. Annette Murava, ndacyategereje ubuntu bw'Imana. Ni indirimbo nyinshi nge zimfasha, ni indirimbo nyinshi cyane nazivuga bukira bugacya. Hari iyindi ya worship ivuga ngo hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika, dufite Imana ikomeye. Nukuri dufite Imana ikomeye, dufite Imana rubasha humura. Hari indirimbo wumva ko hejuru y'ibyo bigukanga hari Imana ikora, hari Imana ihambaye, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Oh Mana yanjye, ni indirimbo nyinshi cyane nkunda Mana yanjye we, Mana yanjye. Umva twazivuga bugacya. Icyambu yambereye icyambu. Ni ukuvuga Imana tubereye icyambu, natwe tugira icyambu kugira dufashe abantu. Ni ya Israel mbonye yitwa Icyambu, nawe agenda uyumve yagushimisha. Ni indirimbo nyinshi cyane. Hari indi ya James na Daniel nanone ngo narakijijwe si kubw'imirimo, naramwizeye Kristo n'uwanjye ndamahoro. Amen. Indirimbo nziza nzi kuririmba neza, gusa tukabwira uturimo n'ukuri twabafasha. Indirimbo nziza cyane, nababwira nyinshi guseka turimbe kuri aka karirimbo gatagize kugira ngo tukagendana neza. Aka karirimbo Uwiteka Imana yumva amashimwe yanjye, kuba mbafitiye, kuba ndi hano, ababyeyi Imana yumva amashimwe yacu. Indirimbo ni ubuhamya bukomeye cyane. Ninjye wa wundi Imana wahoraga imbere yawe, nuzuye amarira, garutse ngushima. Ninjye wa wundi wahoraga imbere yawe, nuzuye amarira, garutse ngushima. Wowe wankuye isoni, wumvise gusenga kwageze mu gitege. Haleluya Mana we, wampaye icyo nasabye. Yesu arakora, humura Yesu arakora. Nukuri arakora, nubwo utarasubiza kuja kuko umutima Yesu arakora. Atuye inyuma y'ibihe, arutitagiriraho, nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho. Yesu arakora, Yesu arakora. Ni ukuri ko Imana humura, Yesu arakora kandi cyane. Ni indirimbo nyinshi cyane, gusa nyine izo nuko ari izo ndirimbo zikunda kunzeho cyane, nkazumva cyangwa nyine nkaziririmba. Niyo mpamvu nshatse kuzibasangiza. Ni ukuri tujye tujya mu mwuka, tunezerwe, turimbira Imana. Imana izajya imanuka ibane natwe. Ijambo ry'Imana rivuga ko Imana kuyiramya binezeza, ko ikidashoboye ari ukwiramya, kwishima. Impamvu dukwiye gushima Imana, tukayiramya, tukayihimbaza, birayinezeza cyane. Inshuti z'Amarika Kevin, naho buta murakoze cyane. Uwiteka abarinde cyane.